Ya okay, aya base. Kajuna giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda mwenye sauti. Barambwiye ngo murankunda we, ngo ndakunzwe we. Ngo murankunda we. Bakisi inkuru ya Sara, byinshi mwibaza, nanjye nibaza, byinshi byatambutse, byinshi biri imbere. Ese mama aravuga byose cyangwa bageze gutumutsa amagambo imbere y'umwana ko mugenzi umuhungu akunda ise ari ex wawe cyangwa ari urukundo rwawe ntago byoroshye gutangaza inkuru ko mugenzi hahiye kana kubiswe biragoranye. Bakisi inkuru ya Sara agace ka 30. Ese Sara niyesanga mugenzi uyu munsi amenye ubuto bwa nyina biracuriki mugenzi mu gutangira ni kwa Basara mu nzu ndetse ahangaha mama baracyamuhata ahangaha ibibazo bwake ahangaha mugenzi ari amakuru menshi amukeneyeho navuge n'icyapangana ihisani byagenze bwe guti byabo utajya muri ofisi yiwe ati rwose ntabirenze mwana wanjye ntacyo danje cyabaye wihangane amakuru yose wumvishe barakubeshya ndati ntagura mugore yambeshya ukuntu yansaranye n'ukuntu yabivuze asanga hari ibanga aziri hagati yanyu mama mbwiza ukuri imbere umunyakuri mbohokera umbwiza ukuri ntujye kunshuka windoha keshanga wahakanye ngo nagore ya muryango uwuzi ntago muziranye uvuga rwose witarutsa navuga ibyabo ukaza ubivuguruza. Ese bakurutsaye ubazi hwiki upanga iki nabo muziranye hwiki mbwiza ukuri nk'umubyeyi mbohokera wimbeshya. Mama nyasa kubyara mugoye ntibyatinze yica hanga amubwiza ukuri atari umwana wanjye buriya ihisane duhura twari batoya nari mutoya mfite 16 wafite 18 niwe mukunzi nagize mbere mu buzima bwanjye niwe rukundo rwanjye rwabanjirije abandi bose yarabyumva mugenzi hakuno amenya ko mugenzi hahiye nagaseke kapfunduwe na se wa Salimu nkuko nawe agaseke kapfunduwe hanga na Salimu dore ngo amateka arisubiramo. Mwitondere filime Bakisi inkuru ya Sara agace ka 30 yumva hanga hansobanurana iswa BNB Papa Buna na Banina ahanga mugenzi mama yaganiye inkuru yabo yose bahuriye ku ishuri bose bari abana ko mugenzi yiganira hakuno ku ruhande dore ngo haraza kuno tuzi nka Asena hafi ya nyirabukwe bose nibishinzi bose bumva nabi azahundi yicaye atunda bizi kunyanga namagambo ya Asena atse nkwangira iki ati rwose nzi ko unyanga ko umuryango wanyu ngusebya ntago wanyishime ko mukazana n'umunsi nzahanga muri iyi nzu nambara amazina yawe nyitwa y'umuryango wanyu byarakubabaje cyane ndati ntago byambabaza mu gihe uri muzi muri mu nzira nzima ntago nakwanga ati rwose cyo ndakizi neza nuko muri iyi nzu muje nawe amafuti n'amanyanga n'amagavu byanza ngo hakuno babwene nyirabukwe avuga amagambo nkaya no kumwubaha ati mpamvu ndwanya nuko amafuti yanjye nawe bijya gusa amateka yanjye nawe byose biteye kimwe muri iyi nzu uko nahaje nawe niko wahaje niyo mpamvu unzira natako byose wavuga ntago warwanya abana ubita amazina wahondanya na se ngo rwose nkwihanganire ngukunde ndati hoyo siyo mpamvu yonyine impamvu yindi unyanga uzuko muri inzu yinje undi mugore ufite ijambo nk'iryawe niyo mpamvu unzira uyati hoya ntago nakwanga hanga ubaye uhaba nanjye ntahaba nanawongiye muriye nawe ati agatanga gose twumvikane nk'abantu bakuru dusase inzobe nziko rwose hanga mpari ntazaharamba ndetse muhanze amasoko nzahava ariko basanga nkwisabire mbere yuko ngenda umpe imperekeza ntago nazi yangaha ubusa mfite kuhavana ikintu gifatika muri iyi nzu yanyu mugenzi nga mugore arumirwa umukaza na serious arasakona ku ntego ati rwose nyine ko mbere yuko mvanga muri divorce yanjye mwama hoteli imwe muzo mutunze nkayijyana avuga nga amazina yayo ngo ni New Palace bayimuhereze undati hoya ese mbaye mbyanzo wankuriki ati rwose cyo nakora ni byinshi nzi ndi muri divorce mfite umuryango wanyu mu biganza byanjye byinshi nashira hanze n'imbere y'inkiko benshi bakanabifungirwa ndetse bakiranze nk'ibihe bibutsanga Asena mu mutwe mugenzi wiwe nta kintu kiberamo ni igiporoporo
amagambo yose amujemo ahangaha yavuga ko yakabaye ni nk'igihaha beretse umuriro. Ati rwose hagati aho ngaho rero mabukwe, nzi byinshi byanyu, nzi urupfu rw'umugabo wawe rwagumye ari ibanga ryawe n'umuhungu wawe kuva umunsi aremba kugeza umunsi apfiraho, yapfuye mwisanga mumurebera kubw'inyungu zanyu mwembi. Sibyo gusa byonyine nzi kano kanya, ikindi nzi nuko umugabo yahambiriye urupfu ku muhungu we amwita umwicanyi atarisha umuntu igihe kirekire. Abari barapfuye ari bazima arabatsimba arabahishira akajya abishyura. Ayo makuru nyahaye inkiko n'itangazamakuru. Uyu muryango wose waseba, kandi rwose nzi ko uyu muryango mukunda amazina yanyu cyane kurusha mwikunda, mushyira imbere izina ry'umuryango kurusha abanyamuryango nyirizina. Akantu kose kabasebya mugatinya cyane. Ibyo byose mbishyize hanze nabahanga mba nanguye. Amutera hakuno ubwoba, undi aramureba nagavuga ngo nibahangana azabasebya byinshi azi ibyabo. Ikinarenzeho ahangaha atwitiye inzu yabo umwana, niyo bamwanga ntabwo bazanga amaraso yabo. Mama ahangaha dore ngo umukazana mu cyakare aramukura muri mudu. Sasa ku ruhande mama ahangaha yatanze amakuru yose y'urukundo rwe na Ihisani kugeza uyu munsi. Hano Sara byose abyumva. Ati sasa mama, bivuze ngo rero ise wa Salimu niwe mukunzi umwe mwisi uzi, udafite undi uzamusimbura. Undi ati yego mwana wanjye, n'uyu munsi ndamukunda ndetse bikomeye cyane, ariko nyine aho ngeze ubu ngubu byarahindutse, nta kindi cyadanje cyabaho. Ubu twarabyaye, dufite imiryango, ntabwo byakunda. Ndetse kubyara no gusaza bivana ko umuntu mukunda cyangwa uzi urukundo rugira imyaka. Akanya kose mwabana kandi rwose mukagira urugo rukomeye mubaye mubyumvikanye. Atabwo ikingoye nkanjye Sara no kwisanga Salimu abaye musaza wanjye. Ndati hoya nta byabaho, ntabwo twasubirana. Bajye twama mama hakuna hakana, ndatuka mama yigiye kujya kumbeshya. Ubusako buri munsi muhura mbizi. Ese muhenzi byiba hagati yanyu byari byo. Ese umuzi intego yanyu iyo ari hagati aho ngaho. Uracyamukunda kandi nabaragukunda, mwembi murakundana. Akanya kose cyaba nta wamenya. Mama hangaji yarakaye, umwana hangamye zamushinja ko babana kandi bakundana bagasazana, cyane ko mugenzi urukundo rudasaza rugira inzira yarwo. Mama yagiye yivumbuye, umwana hangara mushotoye ntabyumva. Sasa hakuno Blaka tuvuye hakurya, ahanga Blaka yahimukiye muri karitsiye. Yagiye kuhaza abona hakuno BBC ya karitsiye, radio de karitsiye ni Nazirini. Ati ye musore ntago nzi, nakoze muri cafe yanyu nahanga zo kureba Sara bwa mbere warahansanze, ntago nyibuka. Ndaranga aramwirengagiza. Ni Nazirini nzoka kwa mwihambiraho, natagataho ngo ndakwibutse menyu uriwe. Najya nkubaze najanga vuba, nabonye musore anga wiboga afite umusatsi muke wogoshe, umusore w'ibigango. Ndati ndamuzi, uravuga chef de quartier. Afite umuntu muba hafi w'umushoferi bagendana wiwe yitwa nde? Ndatitwa Piru. None se imodoka yabo atwara y'umukara waba uyizi? Mugenzi ko ahangaha baza mbibutse kankari yamugonze ku maso arayibuka, nubwo atagaragaye plaque yayo basanze ari inyibano. Mugenzi ko nayibaririza yewe nyanga muri karitsiye, dore ngahangaha Nazirini arikangamo. Uwaje ahangaha yisheta amakuru amusabye yagiye yirukanka, niyavuga byinshi. Gusa Black asa nk'uwabonye abamugonze yagimye abamenya. Azi shoferi mwiza utwe modoka ya chef de quartier aramwibuka, siwe gusa n'imodoka arayizi. Sasa ku ruhande hakuno hari Salimu, dore ngo araza kuno Brigitte porampora yaje amusanga aho ari. Amuzi ruhande bibutsanga Salimu, twabonye Sara amukatira ngo ntago bakiri abakunzi, ntago byabo byashoboka amagenzi, ntago byakomeza. Yaba ari Sara muri we arakonje na Salimu arakonje. Ahangaza Brigitte, ahangaha murebye hakuno kubiganza, ase wongeye kurwana, wongeye wakomeretse, wongeye kwiyanga. Ndati gose mbaza byinshi byose mbazanga urabizi, uzi by'indwara yanjye. Mugenzi karamureba hakuno n'amaso y'impuwe, mbibutse nagatindi kazi bagahoza ku ncyuro, gusa gakunda Salimu. Mugenzi ko kamureba katire gose Salimu ntakubeshye, buri impamvu ngukunda
nuko amateka yawe nanjye bihuye dufite imiryango twembi tubayemo ati imiryango myiza yacu twembi tubayemo nge nawe twembi ntago idukunda iwacu mu nzu ntago batwitayeho duhora mu ntambara yo kubihatamo ngo badukunde ku ngufu ariko byaranze muje amateka nawe nanjye mu nzu y'iwacu ntago banshaka nkora nkora ibyiza ariko kuri bo bakabona ibibi ati niyo mpamvu yo gusa nakubeshya ngukunda cyane ndetse rwose bikunze nawe bohoka muri wowe waje wakire ko ari nge wawe twikundanire disanga Brigitte dore ngo arisaba bagenzi bakunda asaba urukundo arwisabiye umuntu ko bakundana wahanga harwaka yaramujunja amanye niyavuga ati rwose nago nkubeshya imbere y'Imana nabyishatsemo kenshi kukwivanamo mbizi ko ufite abandi ariko Salimu ndagukunda cyane ndangara kareba ati do wihangane ntaga amagambo umbwira yonyine yampindura byinshi ukora bitatuma mpuza nawe nakadayimoni kazi nakabandi nakagome ntago mugenzi babana katako rwose bitekerejeho byinshi nkora bibindi abizi nanjye pe ndi mubi cyane ku isi yo hanze ariko impamvu ndi mubi ni kubera wowe izi ntambara zose abangaba murandwana benshi duhangana itekane abaza hafi yawe bagira ngo bakunjyane kandi si nkubeshye nzakomeza ndwane nzi ko umunsi umwe bizakunda umfungurira amaso we nkawe si nkwanga pe ariko nanga abandi bose batuma ugenda nkakubura uri impamvu mwisi murandwana uri impamvu mwisi murampanganye ngukunda cyane dore ngo mugenzi wako Brigitte ararambarara hasi yemera icyaha suko mugenzi we nkawe ari mubi nuko uwakunda tamufatisha abaye amukunze muri we yatuza yibutse bakundanyeho barakuranye bakoreye hamwe impanuka karakubizwe inshuro nka sa amuzi imbere n'inyuma ariko mugenzi ntago umutima umukunda urabohoka muri we ibyahanga havuga nibyo amaso amuha sibyo umutima wakira abasalimu ati rero wihangana ubyakire urukundo rwanjye rwo nta ruhari waguma hafi yanjye yego nakwisanzura nko nyine ubivuga waba inshuti yanjye magara ariko urukundo wapi nukundi yagiye ko yakerekeye diskasigaye kababaye niko isi iteye mugenzi nago isi guha byose iguha ubwenge nta gatafari yaguha umuhumetse mugenzi nyashi nini kakwe mu bwenge bwo mu mutwe sasa ko nagenda bonya kuno professor bahuye ati rwose nagushakaga mfite amakuru mugenzi amanya hambaye amakuru akomeye cyane mu nzego z'umutekano zacu z'ikigo harimo mugenzi akajagari ubu twahindura kampani y'umutekano wacu mugenzi mu kunyihindura twabonye harimo mugenzi amanyanga menshi ajyaga akorwa ahangaha atarazwi ndetse ayo manyanga mugenzi mu kuyacukumbura twasanze ari uwinjiye mu kigo cyacu habikwa amanota y'abanyeshuri ajya kuyahindura agira ngo agusebye akuvunire ubusa yica imbaraga zawe yatanze amafaranga y'abasekirite bamuha access mugenzi imwinjiza ahabikwa amanota y'abanyeshuri nk'abanyeshuri amaze kwinjiramo indani arayihindura ndetse neza amafaranga wayakiriye ya ruswa agira ngo amutambutse ubwo yabyemeje yabyivugiye n'amashusho yagaragaye ndetse ninde uyatini Blaka wagiye ngo ayahindure agira ngo agusebye akwicire imbaraga kubera ishyara gufitiye n'amagambo ya professor adaciye ku mpande dore ngo Blaka aramutamaza sasa hako no ku ruhande ari chef de quartier hano haje Nazirini amuha amakuru ko mugenzi Blaka yabaketse ko bamugonze we na Piro umushoferi wiwe n'imodoka yabo ayizi ndetse yemukiye hanga muri quartier vuba hangaha sasa hanga dore ngo chef de quartier bwa mbere mwisi y'abazima arashyuha umutwe yahise hakono vuba vuba mugenzi byihuse ahamagara Piro ko rwose umukoboye yabavumbuye ko bamugonze n'ikankari yabo y'umukara izwi nubwo bari barayibye polisi yayibuze igasanga plaque yambaye ari impimbano ahanga bavumbuwe Blaka yabamenye ndetse rwose humura nuko Blaka yatuvumbura mfite imipango yanjye myiza yatuma atadufata chef de quartier yongeye kwishimamo ko mugenzi ubwo bagonze Blaka ariko kano kanya mugenzi niyo yabarega atafa kubafatisha ndetse nibwatinze aho bari
dore ngo Blaka arahaza, aza hafi yabo na confidence nyinshi. Mbibutse ntago aze ngo chef de quartier niki, ashoboye iki, yakora iki. Aza yicaraho bari yihagazeho, ati kuje ahangaha uje iwanjye wishyomotsa, ntabwo nzi ntituziranye kuki bisanzuye cyane. Wabaza Blaka ameze ko ni igifura, ko yakamurebye ati mpamvu ndangaje nsango hano ngo tuganire, ati njangamye tuganire byose anga bisobanuke, dusase inzobe mwarangamba na mugenzi wawe murangonga. Rero nje ahangaha menye impamvu ni iyihe, mwari muzi ko napfuye sinapfa, Imana yarandinze uko mugenzi abivuga, dore ngo undaravayo. Bahuje amaso mugenzi umunsi amugongesha bari ku muhanda muremure wa highway. Haje hakuno Piru ahageze, dore ngo aratinyamo. Uwo yagonze bari bazi ko yapfuye ni muzima, nawe ahangaha mugenzi yawe byakunda bibuka, yabonye kankari barayimenya. Azi byo sanga utubaza ubifitiye gihamya, ku buryo byo sanga uvuga imbere y'inkiko byakoreshwa bifatika kandi bigaragara, ufite n'ibimenyetso. Naho kuzanga uvuga amagambo nkanga dutera ubwoba, wayobye sikwangaza ikinwa. Ahangaha waje ni iwanjye, umudugudu nyoboye, akarere napatanye nagabanye. Yenzu ntabyumva, undako bamenyeza ko naramureba nazine ko abizi ko neza ahangaha iyo uhanganye na chef de quartier, iyo muhanganye kakubaho. Ndagoma ko nabyimbye, nazi abo yizaniye, nazi aho yimukiye. Ati ngo kano kanya ntafite ibimenyetso, ariko ndabazi, rero mwicunge mwitonde, murye muri menge. Ibyo mwankoreye ntago birangiriye ahangaha, kanya kose bizabagaruka. Uko abivuga ntazi abashoyeho intambara, yimukiye mu matware yabo, bone ibyihebe, nta mikino bafite na mikeya. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya, ahangaha abanyeza ko nari nyina basara, yabariye hakuno inkuru yose idiri kuri telefoni y'ibyamubayeho, uko umwana ahangaha mugeze mwitendetseho, amufatana igihanga, amushinja icyaha, byose ahanga arabivuga, ava mugenzi mu zindi muzingo. Ati rwose nidura uyu munsi diri, ndaguha amakuru menshi, ariko nge byandenze. Mugenzi anga ko bavugana sasa kuno Binazi nyina wa Nazirini, ese umwana byakuvumbiyeho ni ibiki? Yavumbuye ko ari amafaranga ya banki Ramberi yidendate hoya, ibyo yavumbiye umwana wanjye birenze bya banki Ramberi, na mahano hahiye kuri nge kambayeho. Mama hanga cyamurenze, ariko uzikubwiza mugenzi ukuri umwana wawe aho waciye, uko byagenze, uko kakubiswe mugenzi ntago byoroshye. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya, tuzanga ari ise wa Salimu nyiri bibazo, afite umugore utwite, bari muri divorce, afite akunda byanyabyo, biva mugenzi babana. Yanabwije ukuri ejo ko mugenzi divorce yabo iri mu nzira, vanga mugenzi ugiye kwa byakemuka bibanire. Akira hako naje Asena, ati rwose ndaje tugende tujye kwa muganga, byose ahangaha wibaza ubisubizwe. Kinangaje kuranga gumya ko ntegereje, ubundi ujye unsiga nkagusanga aho wagiye nkoresheje imodoka yanjye, ariko umunsi wantegereje uze ngufitiye urukundo ruhambaye umwana wawe, niyo mpamvu ndi hafi. Undanga ntiyavuga byinshi, amucaha mumeshe. Yaratangiye hakuno tugambo ngo bamwishimiye, bamutegereje, nuko yerekeye n'agahumetso kagoswe. Sasa ku ruhande angare Brigitte bamaze kumutama hakuno indobo, haje hakuno Blaka ejo wamucyuriye, ngaho mugeze gutunga amafaranga menshi nka Brigitte, yuzuyemo ishyari n'urwango n'umujinya n'umutima mubi, n'ubwanga Blaka aguma ari umukene. Yaje hafi yabo, azanga bakimbabazi rwose umubabarire, ejo avuze amagambo yose mabi atabipanze, byaramugwiririye. Ndati ntari wasi ntabirenze, gusa arambabaje, wambwiye nabi, kana utari umwere umeze nkanjye. Akira aho ngaho, hano haje Salimu, aza asakuza ahamagara Blaka, avugira hejuru, aza hangamye akamucyurira ngo amufitiye ishyari kuki ari umugambanyi, kuki yamugeze amugambanira akamuvunisha. Amuhora iki? Byanze byose akono byamenyekanye mu kigo, barabizi mu nzego z'umutekano n'ubuyobozi
ko Blacka mugenzi wende manota y'unguyu ku mashini yabo ijyamo ibizamini bavugana ahangaha ingumi ziratambuka iya mbere icaho iya kabiri icaho barambarana ni Blacka na Salimu bageze gusema yiboneye video yabonye n'amaso yiwe haje n'abatanga buhamya dore ngo bararwana baresurana amena umunwa undi na warawasa ni Blacka na Salimu amunigira hasi ugenzwa muniga ko namushinja icyaha gute yamugambanira ari inshuti magara yiwe bakuranye bakundana yizera cyane abitsa mu banga ye yose kucyamufitiye ishyari ndangiza kunsoni zaramwishe agwa hasi si yose mureba ati nukuri urimbwa ntago umuntu nkawe narenze yakora ikintu nk'iki ngiki urantengushye urwango nyeretse rusobanuye byinshi kuri njye sinari inkuzi bajya gunyihishamo yamusize asa muhondaguye bibusanga se makina boxing niyo kenshi ahoramo rero ku ngumi ari yumva kandi ari yaminiya yamukubisa hangaha urufaya rw'amangumi aza ku ruhande ati si yose imbere yembi isi yose iranyanga mwisi na muntu umwe unkunda bose barambeshya na Blacka yari yizeye mugenza ngasohotse dore ngahanga arasanga kono Sara hanze Sara ati rwose byose ndabimenye kuri kwabyo ntabwo nari mbizi ko Blacka yagambana ndetse njango tuganire tuvugane nge nawe nanyanga byinshi bigize amasho kuba namenya twembanga tubiganireho undi atese tuganire kubiki ko byinshi hanga nkora ubundwanya utavuga rumwe nanjye gute bazanguye amugeze ngo byose wabyumvishije ese wumvishije ibiki ati byose ndabimenye by'ubugambanye bwa Blacka kwajyaga guhiga ati none uzangira mbara yose ndwanya hanga ari kwiriye nubwo mfata ngo ndi umunyamakosa uhorete byose umpinga uyu munsi ninge bahohoteye ati rwose pole ndabizwa hohotewe ndetse rwose uyu munsi ndabyemera cyane mugenzi bwari mwahanga Sara yahaye Salimu pole ubusanzwe ahangamye babana Sara mugenzi agaragaza ibikorwa reka amagambo wapi ati rwose sasa tuvuga nyanga birangiye reka ngende n'amagambo ya Salimu kavanga hangende niba ari pole yakugenzaga kanigendere ndati hoya reka tuvugane ndagukeneye anga tuganire uretse mugenzi hanga Sara byinshi yavumbuye yamenye ku mateka y'umuryango wa se wa Salimu na nyina wa Sara ariko ntazi ahabihera yati rwose wirusha wingora nasanze mwisumvunira ubusa ukunda kungorera ubusa ntabwo uri uwanjye nuri umunyakuri kuri njyewe ntabwo ujye umbohokera mugenzi kwako navuga ndangara mwese nzako aramureba navuga byinshi mugenzi imbere yiwe yabuze aho ahera mugenzi hakuno yerure yature ati rwose byacunge nawe ni birebire n'amateka n'imiryango mugenzi irimo atoroshye ati rwose ari muhaye akanya tukaganira udafite umujinya n'uburakari byinshi hangaha navuga nkaho nko kubohokera utazi kuri nge nanjye ntazi kuri wowe ndati hoya umunsi akase kubohoka banza kumbohokera indi minsi yose urambeshya ati basi makanya nyumva ntega amatwi ndati ntabwo bishoboka ibyo wambwiye ujya munsi birahagije uko winangiye kose njye muri narabibonye muri we urakonje ntago uri wo kubana n'umuntu nkanjye ko biri kose kuri kwanjye nawe nuko kose hagati yanjye n'ibyo uko twabana bitapfa gushoboka bitavamo ndati rwose bivuga gutya amagambo nkayo ngayo uhita werura ngo werure umere nkaho urangije burundu umubano wacu te indi namwe byakunda ratoya intambwe indi ntayo nayangiye kano kanya nkeneye amahoro yanjye reka mbohoke muri njyewe nubwo ahangamye zirimo bimvuna ariko kanya mbikora uko mbyumva sinshaka ko bingora nkanjye Salimu maze kuruha mugenzi nagako kamureba yabonye bitakuna komenya undi amwumva yamugoragoje yanze mugenzi kwa yamuhakanya ngo baganire yamwatse basa akanya gatonyeze bavugane undi ati hoya nta kanya mfite ndeka nigendere ndati nta kundi niba amagambo anga uvuza ariyo yanyuma nanyuma nanjye kamvanga hangende nkubohore nuko yagiye mugenzi asigara hakuno yibasa ati rwose ukuntu Sara utangaje nukuntu wamishe ibanga byo kujya kwiga hanze muri Amerika utabimbwiye nkavana amakuru hanze kwa Profeseri Onuru ari ubimbwiye rero ntago uri umunyakuri kuri njyewe ntabwo nshaka ntabwo nkunda ntago mugenzi umuntu ukunda
ibanga ryo kujya hanze muri amagenzi iminsi myinshi igihe kirekire uri muhisha. Nuko mugenzi undi yagiye arerekera. Salimu yarambiwe, ntago umuntu mwabana atamubwiza ukuri, atamubohokera. Sasa ku ruhande hano haje nyina wa Sara abarira inkuru yose idiri y'ukuntu mugenzi Sara yamuhagaze hejuru, amubaza byose undi arabyemera, y'ukuntu we na Ihisani hahiye, bakundanye nuko bahuye. Rwose hakuno idiri arumirwa, ati rwose biratangaje, biteye ubwoba. Atari hagati aho ngo buriya Salimu nubwo yakunze umukobwa wawe, iyo muhura mbere wari bumukunde. Salimu ni umwana mwiza, nameze nka se, konza amanyanga ya se, ndetse nzi rwose umwana wawe na se ko byari bimeze na kera hose ndabizi, ntago yarashobotse. Biyatinye rwose biteye ubwoba. Ati rwose amatekanya ateye ubwoba, biratangaje cyane. Ati se rwose sa mama Sara akamwibarize umbwiza ukuri, ese wababwije ukuri umwana wawe ko ise umubyara Erikani yahemukiye umuryango w'abakurutusayi? Ndati hoya nabyaza. Birakanganye n'ukuri. Sara amenye ko rwose ise yahemukiye uriya muryango ngeze akambura amafaranga menshi akayajyana yabo. Noneho ahangaha byatuma yiheba kurushaho. Ndatega byinshi twaganiriye ntago yabyizeraga. Byose namubwiraga yamfashe nka byose navugaga nabirenze hejuru, ko byinshi yanshinjaga nabuze rwose ko mbihakana imbere yiwe, mbara rwose naho biganisha. Natega rwose biteye ubwoba. Wamugana ku mazi y'insi muhura, ntago umwana yapfa kuba yakumva ko umuntu muhura gutyo bikarangirira ngo hagati yanyu mwembi nta kindi kibaye. Bibutsa nka idiri na Nirigu rero nyina wa Sara barakuranye baraziranye. Ati rwose mugenzi umwana muto nka Sara kumva ngo musigaye mubonana mu gahura nta kindi kibaye byagorana. Sasa ku ruhande hakuno kwa muganga haje Asena na Ihisani, ndetse rwose usanga umuganga pima hakuno inda yabo, usanga rwose umwana baswite mu nda yabo ni mwiza cyane, ni umusore afite ahangaha ikirenge, arasobanutse ameze nka giti. Ati rwose umugore umwiteho, muhe byose yifuza, arya hage, muhe umwanya uhagije. Nuko bavuyeyo, ni Ihisani byose ahangaha akora mnyeze nukurenzaho. Sasa yakuno utishu, se ko nshonje, kandi rwose muganga yivugiye ngo wite ku mwana wawe akure neza, azavukana imbaraga, twagiye kurya ukajya kuntamo. Nuko berekeye bagiye kurya, agiye kumutamo. Naba ku ruhande mugenzi anga inkuru irakomeje ya Salimu na Sara. Yavuga ati rwose Imana ikora ibitangaza, rwose yagindindira umwana hari hose, we n'umukunzi we Salimu babane mu mahoro. Mugenzi ko bavugana baganira, dore ngo aho bari harinjira hakuno uwo tuzi nka Ihisani na Asena. Aho mugenzi waje hakuno kwa basangire baryamo, dore ngo ndarahinjira. Hinjira hakuno Ihisani umaze iminsi ari mu rukundo rukomeye rwa bucece na nyina wa Sara yamusanze hakuno. Uwo mugenzi baganiragaho, dore ngo arabagwaho. Bakimuvuga yageze aho bari, ahangaha idiri arenza hamuramutse. Uyahindukiye ahuza amaso na Shushu B nimero ya mbere. Mbibutsa mukunda byanyabyo nta kubeshya. Ahanga Asena aramubona, abona hakuno Niriguni aramuzi. Yajanga baramutsa we na idiri, atse kumbi muraziranye, muri inshuti hagati yawe na idiri. Ndate rwose turi inshuti, mbese nkunda inshuti n'umugabo wanjye, niko niwe muri inshuti bisanzwe. Ati rwose nakubonye ahanga ndakwibuka, ngweruka munsi usanga muri ofisi y'umugabo wanjye, mwembi mwamatanye, mwahoberanye, muri mu rugwiro. Nubwo nimambwije ukuri ko mudakundana, nta byadanje bihari ngo akuzi kera mwawubanyeho, ariko ubu byarangiye. Mugenzi ukavuga ngo bose bagira isoni, atamo hakuno umugabo urubizu, mbese abereka ko mugenzi hakuno yamutsindiye, yamuhaye ya bizu ndamutsindiye n'uwanjye ndamufite. Amutera hakuno ishyari, amukubita hakuno urusomyo,
ndati hakuno se rwose Asena kusa nkaho wabyibushye muri iyi minsi niki ari idiri umubaza mugenzi ko yabyibushye muri iyi minsi habaye iki ndati rwose nabyibushye inda niyo irimo kunsiga ko muri iyi minsi ndatwite niyo mpamvu ubona ndi mahanga hano yongera ibiro ngibu umunsi ku munsi n'ubu njanga mvuye kwa muganga bose ahangaha bumva ko Asena twite umwana muto ukurikira Nire abinaga mugeza ko ningu yumva amaze iminsi mu rukundo mugenzi bushike na Shushu be yamuhaye n'inkuru ya divorce dore ngo sasa undahangaha arasubiza amerwe mwisaho bose ahangaha bikanzemo nimba Asena twite bihinduye isura ahangaha zihinduye imirishyo n'imicezere zigiye guhinduka dore ngo Disi Ndiriguni arasigara yambare mu bitekerezo mbibutse yikundira Ihisani na Idiri arabizi ubwe ko mugenzi mushuti wiwe akunda Ihisani cyane sasa nibwatinze hakuno Salimu nyuma yo kujya mu ntambara na Sara na Blaka abantu bose bashwana yaje hanga afite n'amaraso ku munwa azahari mushiki we ati rwose amakuru yose nayumvishije profeseri yampaye yuko Blaka ari umugambanyi yahinduye ibizamini byawe agira ngo gusebye utsindwe akwangirize ibyo ukora byose uyu ati rwose ndarushye ati nukuri Nire ndarushye imbere y'Imana maze kunanirwa isi yose iranshobeye yaba data umbyara ntuvuga rumwe hari hirya mugenzi hafi ya data mukadatane wanzengereje imbere y'ikibazo gikomeye cyane n'umukunzi wanjye hanze byanze ari we Sara n'ubu ngubu na Blaka w'inshuti yanjye magara nakundaga nizeraga nawarangambaniye ati nakubeshye kano kanya hongeze ndutwa n'uwapfuye nta keza mwisi mbona isi yose irambihiye n'amagambo ya Salimu genze isi yose iramuvuna ahanga aravunikira ubusa amaze kuruha abantu bose bari hafi ye ni ibibazo gusa sasa kuno ku ruhande bana bavuye kurya bajanga bagenda papa avuga ati rwose arangira ngo duce ngira kano gato ngukoresha umfashamo tujye muhira nakano kihutirwa baje ku ruhande hari aho baparitse hagati mu muhanda yamuparitse hakuno ase ko tuje ahangaha kuki tuhaje ndatanga tuje urahazi Asena w'imbeshya winjijisha ahangaha nkuzanye naho we naso mwafunguye konte mu kibina mubika amafaranga yanjye n'imitungo yanjye ihenze nshaka yose ujyanze uyibikuze uyiza ndayishaka vuba vuba byihutirwa ndati rwose uratanga ndati rwose nubwo ntangaje isi ngiye mbamo nta banga wakora ngo sindivumbure byose wakora mbimenyera ku gihe ndati ko rwose ubu ntungu bizi ko ntwite uje kumvunisha ndati wareka ayo magambo nkayo ngo shaka kuyumva amagambo nkayo yareke soho kujye muri ya banki yanyu kwaje mwabisa amafaranga nyuma yazane ndayakeneye yose kandi yose aza ko yakabe ko yasanze ubukuna ngana ni $47 yose uyamera icyarimwe mufungo mwinshi cyane $47 mugeze bakora babitse hagati ya se wa Asena na Asena mwenyewe niyo mpamvu mugenzi muzehe hanga Ihisani yivugira ngo umuryango wo kwa Asena bose ni imbobo bose ni ibirara babitsa ahangaha $47 arayakeneye dore ngo Asena ngasone ziramwica umugabo ahangaha munyasazo n'umubare wazo azina konte mugenzi irimo iyo ariyo yamwasa kunyeza ngo byakorwa mu neza mu bwumvikane bidaciye muri polisi nukundi yasohotse hakuno bacu umugana mugenzi ngo nta mubosi w'inzanga ubaho aba bosi bose abari inyaryenge niyo mpamvu inzanga zita amafaranga aba bosi bakayatoragura nuko yasohotse ajya kuyazana mugenzi uko agenda saa neza kuna Nazirini hanakire telefoni avuga ati rwose gira vuba vuba bikore we ntugira ubwoba ubikore nta gushidikanya kandi ubirangize ntuntenguhe telefoni yakune yakire Nazirini sasa ku ruhande yenzanye na Basara uko Asena yagasohotse dore ngo muzara amagara kuno mugenzi umukunzi wiwe ashaka babonane ngo aramukeneye cyane byihutirwa ni impamvu yafatiye umwanzuro ajya mugeza mutangarize undi ati hoya
nafashe rwose umwanzuro wanjye, impamvu yose impuza nayo sinyishaka, byose tubihagarike. Kandi si impamvu z'umwana wawe batwite, si impamvu z'umugore wawe cyangwa ikindi kintu cyose, ni impamvu zanjye n'umutekano wanjye. Duhagarike rwose byose biri hagati yanjye nawe, kubw'ahazaza hacu n'abana bacu n'umutekano wabo. Mugenzi ko bavugana hakurya mugenzi Asena aza, papa mugenzi hakuno yahamagaye nyina wa Sara, mugenzi ngo bahure babonane, amuhe itangazo yizeho yitonze, amuhe ubutumwa bugeze amufitiye. Mugenzi baganira hakurya hanze, Asena mugenzi arimo kuza, hari waje meza ko naramugonga hanze, amaze kumugonga amutura hasi, mugenzi ko navuze induru, baza hakuno kumwandurura, yikubise hasi mu mazi, hari umugonze, bumbishe atabaza, hari umuhitanye amutura hasi. Ko yakamutuye hasi nibwatinze bageze muhira, bavuga ati rwose Imana ishimwe ku mwana uri mu nda nta kintu yabaye, nubwo wakugonze yasize gukomerekeje akanakwiba. Ati rwose unyi byarampemukiye cyane, amafaranga menshi arayajyanye, n'imikufe ya zahabu na diyama umugabo yari yarampaye yose, byose biragiye. Hakanya ko guhumbya yantwaye igikapu, ndaterega humura, n'ubundi amafaranga wari waranyibye nawe bakwibye, hama hamwe utuze. Mu yandi magambo ngeze nta cyagendaga, nta kibwaga, ni igisambanga abagenzi bacapuje ibyo kibye. Nuko bagiye bamusiga wenyine, nta muntu agameze umuzungu umwitayeho, asigara ahangaha yitesha ubundi zakona agahinda ku maso, ameze nka rwose mugenzi kuba yibwe, bamuhemukiye cyane. Atariko ntacyo basi batwaye amafaranga, bansigiye za diyama zari mu yindi shakoshi batatwaye. Ni amagambo ya Asena bamaze kugenda. Sasa ku ruhande ahari chef de quartier, ari hakuno hari uwaje hanga bizakona mu igikapu, ni Nazirini. Ati rwose umuhigo nahize ndawuhiguye, ryabandikazi nanjye naryibye. Mugenza chef de quartier yahwari are byanga muri baga, dore ngarikanga irimo hanga amafaranga menshi yose. Hangana Zirini yibishije yari aya Asena, yari yamugogereye hafi ya banke, afite umuntu yatumye ku munsi Asena zahagaragara undi azamukora amakazi. Yari umuzungu zamyeze ajya gukorera hafi ya banke, aho Asena atsima amafaranga yabikije we na se. Yahaye akazi imbobo y'umuzungu uzayikorera hafi yaho ngo izamucaka zizamwibe. Sasa hanga yamusobye bagira yitwara, imusiga amahanga hano umugiri w'ivi ry'agatuza. Bize ngo mugenzi bo barihoreye, bahoreye Sara kuko Asena bamwibye bamukenesheje amafaranga bayajyanye. Amabanda hanga ntago bakina. Sasa ku ruhande mugenzi tuvuye hakurya, hari uwo mugenzi hako byanze mu nda mu masaha y'igicuku, hari aho yaje, ndetse waje nta wundi ni ise wa Salimu. Yaje hari nyina wa Sara, bibutsa ari muri divorce we na Asena. Aza aho ari, ati rwose nagombaga ngo tubonane, urabyanga, niyiziye hakuno tubisobanure. Nafashe umwanzuro, nshaka rwose utere intambwe, ibyo ntakoze mbere hose nge nawe rwose uyu munsi mbikore umbere uwanjye. Ndate ntago byakunda, uyu munsi mfite abana, nawe mfite abana bakuru, ntago byashoboka. Muze ati rwose mfasha mbabarire, ni kenshi nagiye mu isi niyima, niyambuye ibyishimo by'ubuzima bwanjye, nshaka uyu munsi mbyisubize byose navunikiye, n'ubundi nsanze mu isi nyeneye wowe niwe nifuza. Undi ati hoya, emera ko rwose Imana igena ibyayo, itaramuje nawe urya munsi ngo tubane yari ifite impamvu zayo. Uyu munsi tubikoze byagora benshi. Mugenzi hakuno muzehe yahise amanga yibwiza ukuri, afata umwanzuro mugenzi uwakunda bibanire. Ati ndakwingiza mfasha utere iyo ntambwe, ahandi hose nanjye nzabirwana, uze ube uwanjye tubane mu nzu imwe. Muzehe yamara amacumu hakuno yakataje. Undi ati hoya, aho turi uyu munsi nakubeshye pe, nanjye ndagukunda cyane kuko nawe unkunda, ariko hoya, ku bwa Sara na Salimu tudakora amakosa. Banagusanza ahangaha abana banjye banseka cyane, byanansebya, igendere. Mugenzi ubivuga nawe aramukunda bya nyabyo. Ntago mugenzi urukundo rugira imyaka, uko ungana kose wakundana,
ku myaka yabo 70 ingahe, dore ngo aramwinginga mugenzi babane. Niba yabyemera we aratera mugenzi intambwe, nta kintu mugenzi nta kimwe mwisi yitayeho amusanganire. Umugore yarabyanze bw'umutekano we n'umukobwa we ntago byashoboka. Ati nacyo mugenzi nubwo byanze rutanzagaruka, gusa ndagukunda cyane. Undi ati bayi, nanjye ndagukunda cyane. Ni amagambo ya nyina wa Sara. Hagati mugenzi yabo ijambo I love you too riravugwa cyane hakuno. Uko mugenzi umwe yakagiye agenda, yasigaye hakuno mama arira, amarira muzenga mu maso. Aramukunda byanyabyo. Nyuma y'imyaka myinshi baracyakundana. Ndetse mugenzi wajanga mugeze mu propose ati rwose twabanye ko uri wanjye nkaba uwawe, ko unzi nkuzi. Undi ati hoya kubw'imezi mpamvu z'abana bacu twabyaye, ihangane wigendere. Yasigaye hakuno arira ku myaka 70 ingahe, ibaze gusigara mugenzi hakuno arizwa n'urukundo. Urukundo si ikintu uko wabongana kose, burya urukundo rwakuzironda rwakuzengurutsa. Dore ngo mama arasigara mugenzi hakuno arira nk'uruhinja kumukunza agiye. Sasa ku ruhande hakuno hari Sara muri karitsiye. Dore ngo Black aramugogera atahaji wabo. Ati rwose nziko kandi mungu mwanyanze, musanga ndi umugambanyi imbere yanyu ko nagambaniye Salimu. Ndati rwose wakotoye, wakemye imbere yacu, wakoze ereri ihamba irenze izindi zose. Isi yose kureba kano kanya uri umugambanyi ruharwa. Ndaterwa impamvu nge mu nyanga no kumwisanga mutazi Salimu, mutazi ukuri kwe. Ndetse Salimu tumuziho iki kirenze kwa rwose wagambanye, ko wagaragaye imbere yacu nk'nyine nk'umuntu udashobotse. Ibyo wakoze hariya byakwangishije abantu bose. Yateye ikintangaza Sara, nibaza impamvu Salimu tamuzi bigiye kure, n'impamvu mukunda iranshobera. Ati impamvu mukunda nagoye kureba, gusa ikibazo cyane ko nyine uri umugambanyi, uri umwanzi w'amahoro. Uyatse kitangaje rero, umenye ukuri kwa Salimu naye wamwanga. Impamvu mukunda gutya nuko utazi uwo ari we, waye musobanukiwe ntago wamutindaho. Yatse rwose urebesha Braka, ngiye nta kibi cya Salimu inzi, byose nagiye mbona gukorera byari ibyiza, ntari biryiwe. Ndati hoya uneze amatwi n'umwanya, nakwereka Salimu uwo ari we kandi byagutangaza. Ati rwose wabyemera, ngino basi bwarimwe uyu munsi nkwereke Salimu wari umusobanukirwe, nkwereke Salimu taruzi na Salimu ubonesha amaso yawe, unamenye impamvu nkanjye byose mba namukoreye nabikora. Ntiza gusa umwanya wasigaye nkwereke ngusobanurire. Nuko bagiye, wari utashye undi aramujyana ngo amwereke Salimu uwo ari we. Ko bakerekeye sasa kuno ku ruhande, tuvuye hakurya tuzangaha ahabera boxing za underground ziri irigo zitemewe, aho barwana ndetse anga utsinzwe ahava mugenzi bamushenjaguye bamumenaguye ari gisenzegeri. Ndetse niho Salimu akenshi yibera ni habarwanira. Niba amafaranga kuri kintu ntubimbaze, ntago zinga bakorera iki, baramuvunagura hakuno bakamukonyagura. Nibyo mugenzi hakuno Black yibwiriye Sara, ati ntago Salimu umuzi, umenye uwo ari we wamugendera kure. Kinahanga imikino yo kuvunagurana leta itemera. Ndetse anga ufashwe wese barabafunga, bayikina magendo. Sahanga bakamukonyagura, ariko nawe abasiga bavunaguye. Hari yaparitse, dore ngo barahaza. Uyivugiye ngo ntago Salimu umuzi, niyo mpamvu mwihambiraho. Cyo gitangaje, ubaye umenye ukuri kwe kose wamucikaho. Niho yamuzanye aho Salimu arwanira. Nibutsanga Salimu tumuziho byinshi, yikundira za shugamami, none angaje mu nyenzi n'intambara arwana bucece. Nukundi yaje gira hanga asanga hari zaringi nyinshi, bana hangaha barimo gutemana n'ukwasana, n'ukwasa nk'abasinkwi. Ahageze dore ngo Sara bitangira kumurenga, aho Black amuzanye. Baramwera kuno urumogi, bararwanira hangaha, haranga indaya nyinshi, iya hangaha ushimye urayitahana.
ase ku cyane nkanga uhanzanye unzaniye iki ati mpamvu makuzanye bagira ngo Salima ngaha wajyaga wibazaho byinshi umusobanukirwe. Abona hakurya abantu bahanganye barimo gusekurana bakubitana. Ni Sara ureba ko bahondagurana, aguma hangaha bareba intambara hakurya n'intambara. Hari urusaku rwinshi, abantu basinze baranywa hangaha ibimogi banavunagurana. Ko bavunagurana bakubisanga Salimu bamusigariye intere. Nizo ntambara yajemo, nizo ntambara yiberamo. Sara reba umuntu yapanze ngo bakundane bazabana karamata, dore isi yiberamo n'isi y'indaya n'abasinzi, urumugero ucicikana ndetse kurwana hanga abanyamaswa bakamuguzanya. Ko yakamurebye hanga na mahugu. Allo na mahugu ni intambara simusiga. Yaramwitegereje mugeze ko hanga harwana, yabonye hanga uje kumutabara, bagiye gutahana mu rugo. Abona hakuno Brigitte zengo bazana hakuno, ni nawe umucyura, ni nawe hanga umuvura unamutwaza ibikapu. Zenga intambara yabo bombi hakuno bayiziranyeho, bayizanamo hakuno bombi banataha bagatahira rimwe bajyananye. Zengo no kujyana imuhira, yabonye ko mugenzi bya Salimu na Brigitte atarabizi. N'ibyahanga habura kabisa rwose byinshi taze kuri Salimu ugiye kumwigaho wasanga ari inyanja nini ugiye koga utapfa gusoza indiba yayo. Yaramubonye n'amaso ye. Salimu ni indwanyi, ndetse hanga habarwana neza ko biteye imiti, baniteye hakuno ibimogi bana bisindiye. Abona hanga na Brigitte bagiye kujyanana, no kugimuhira nk'umugabo n'umugore batashye mu rugo. Na amasaha y'igicuku n'urukerera, dore ngo Sara rumirwa. Umuntu hanga yari yarakunze, yari yarihaye, yisanze ari ukwiharompuwe buri kankari icamo igenda, ntago umenya ngo haciye zingahe ku munsi. Ni ikibazo biracurika sasa. Tugayiniye ahangaha, ibindi naho butaha. Ibya Salimu na Sara, ibya Ihisanda Niriguni ni byinshi cyane. Ngiye umvaga ahangaha ni ise wa BNDB, Papa Bubuna na Banina, Rekimana bande biri cyoroshye. Ese baziyunga bazabana simbizi.